noneho ibintu bimaze gusobanuka nta kuntu ibintu byakongera kuba byavugwa hirya no hino ngo bihinduke ibihuha. Rwanda FDA noneho imaze kuba yakemeza neza ko yamaze kuba yafunga inganda 8 zikora ibinyobwa bisembuye zirimo uruganda rwa Ngufu Gin Limited na NBG Limited, ndetse itegeka ko ibicuruzwa byazo bikurwa ku isoko. Abaturage basabwe guhagarika gukoresha ibicuruzwa mu gihe abakwirakwiza n'abacuruza basabwa kubahiriza amabwiriza yatanzwe n'urwego rwo kurengera ubuzima bw'abaturage. Ibi ngibi rero bitangajwe nyuma y'iminsi mike cyane hagenda havugwa amakuru agiye atandukanye. Murabizi neza habanje kuzaho inkunduro y'urwagwa ndetse n'ikigage. Inkunduro y'urwagwa n'ikigage imaze kuba yarengaho, hatangiye kuvugwa andi makuru agiye atandukanye, ariko n'ubundi bikomeza kugenda bisirikira bavuga ko izi nzoga ndetse n'izindi cyane cyane no kuri izo nganda urumva ko ni inganda 8, usibye ko zimaze ko zatangazwa n'izo ebyiri nini cyane twavuga ko zimaze ko zafata isoko rya mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu by'abaturanyi, naho buza izi nganda zimaze kuba zakubakayo izina rikomeye cyane. Ariko mu minsi yashize abantu barabibuka ko ari umukuru w'igihugu yavuze ku kijyanye n'ibiyobyabwenge bimaze kuba byaba byinshi cyane mu kijya mu rubyiruko, akibaza bati ese niba ibiyobyabwenge bingana uko nguko mu rubyiruko, ese urubyiruko rwacu rurajya he, birameze bite? Kuko wareba ugasanga bamwe mu rubyiruko barimo barishora mu biyobyabwenge ku rwego rwo hejuru, yaba ibiyobyabwenge by'urumogi, yaba ibiyobyabwenge by'inzoga izi ngizi. Ku rundi ruhande wareba rero ugasanga abantu benshi cyane bamaze kwirundurira muri izi nzoga bita ibyuma, dore ko hari benshi cyane bakunze kugenda bavuga ko izi nzoga ngo umuntu anywa akashoti kamwe gusa ubundi kakamushyira hasi kakamukorera nkaho yakanyweye byeri 10. Ibi ngibi bigatuma abantu benshi cyane bagenda bazikunda, cyane cyane abafite amafaranga make cyane, bakavuga bati byanze bikunze nituteranya uku nguku tukazinywa biraza kubita bidukorera umunsi, noneho tuze kuba twajya icyo nakita nka furi, kubera ko nibyo bashaka cyangwa kuba wasinda, noneho n'ubundi intego yabo bakabagize bate bakaba bayigezeho. Rero ibi ngibi akenshi cyane nyine nibyo byakuruye umwuka wo gutuma abantu benshi cyane batangira kugenda bazirohamo, ugasanga izi nzoga zindi twakita nk'iza rufuro abantu benshi cyane baragenda bazikwepa bazica ku ruhande, kubera ko hari uburyo ngo zitabakoreraga neza cyane. Rero ariko nagiye numva inzego zigiye zitandukanye zagiye zibivuga, nka SP Boniface Rutikanga yaje kuba avuga uburyo hari abantu benshi cyane zamaze kuba zakwica, abandi ziza kuba zibarwaza, abandi bajya kuri derize kubera impyiko. Naje kuba nakwanariza ndeba impamvu izi nzoga zishobora kuba zitera impyiko, ariko mbaza bamwe mu bantu bazinywa ndababaza nti ese umuntu yazinyweye aba yumva ate? Bambwira ko akenshi cyane iyo umuntu yanyweye izi nzoga usanga wumva mu gice cy'umugongo cyangwa hano ruguru yaho amagorotere cyangwa ruguru y'ikibuno, aho umuntu ahera inyuma mu mugongo. Iyo zinyweye rero wumva hameze nkaho habyimbye, kandi mu kubyimba uko twavuga ko ari impyiko akenshi cyane ziba zananiwe kuba zakora akazi kazo. Ibyo rero bigatuma impyiko ziza kuba zabyimba. Niyo mpamvu rero buriya umuntu wanyweye inzoga z'ibyuma bishobora kugorana ko ashobora kunama ngo umutwe awukoze ku birenge bye mu gihe wamusabye kwicara, kubera ko ntabwo aba ahumeka neza, bishobora kurangira abuze n'umwuka wo guhumeka. Rero ibizi rero kumva ni inzoga zitari nziza cyane. Ariko nanone nkibaza ikintu kimwe, eti gute izi nzoga bari babizi neza ko iki kinyobwa ubwacyo kuba bagikoramo ibyo kunywa, murabizi neza ko mbere yuko hagarika inzoga babanje guhagarika ikinyabutabire gikorwamo izi nzoga cya tineri ndetse n'ibindi byajyaga byifashishwa. Ariko nkibaza ese nta bindi bintu bari kuba bakoresha badakoresheje ibi bitineri ndetse n'ibindi bintu bajyaga bifashisha bakora izi nzoga, wenda bakaba bakora mu bakoresha ibintu bizima bishobora kuba byamwebwa n'abantu ntibigire ingaruka. Ariko aho ngaho nanone kibaza nyine ubwo habaga harimo ikindi kibazo wenda cyo kuba hari bamwe bantu bashobora kwaka ibyangombwa babyakiye ko bashobora kuba bagiye gukora ibintu byemewe, ariko nyuma yaho bakaba banabanza kubapimira, wenda bakavuga bati wenda izi tineri nimuvanga n'ibindi binyabutabire munaza kuba mukuramo inzoga ize kuba yacuruzwa ku isoko. Ariko ugasanga hari ibindi bintu bagenda bongeramo byo gutuma baza kuba bakunguka cyane, cyangwa kuba bakoresha amazi menshi cyane, ariko bakaza gushyira mu byo binyabutabire bigiye bitandukanye, bikaza gutuma inzoga ziba nyinshi cyane ndetse zikaza gukora n'ubundi ku kigero cyaho ko bagenda bifuza. Ariko rero naravuga ni buriya iyo umuntu akugize atya agakora inzoga nk'izi ngizi, nyuma yo gukora inzoga nk'izi ariko agatangira kubugenda azifekinga, byanze bikunze amahirwe make cyane namugiramo inama umuntu ukorera hano mu gihugu cy'u Rwanda nuko
igihe kiba kigomba kuzagera akaza kuba yafatwa, kubera ko kandi iyo afashwe ashobora guhomba ibintu byinshi cyane. Nk'urugero, iyo witegereje izi nganda aho hantu zakorera gabonaga ko hari ahantu zimaze kuba zakwagura, ndetse ubona ko kubaka ibyubakwa byabyo byibuze byatwaye akayabo k'amafaranga menshi cyane. Abakozi bajyaga bakoreramo bonaga ko batwara amafaranga menshi cyane, ndetse ibi ngibi byakagombye kuba ari cyo kintu abantu baheraho bakavuga bati reka twubake business zigize zujuje umucyo ndetse ziciye mu mucyo, kubera ko twamaze ko twazishoramo amafaranga menshi cyane. Burya ikintu uko wagishoyemo kingana ni nako ugomba kugifata cyangwa ukagihereza agaciro kacyo gakwiriye, ukavuga ati iki kintu nagishoyemo amakayabo k'amafaranga menshi cyane, niyo mpamvu rero ngomba kuba nagira, niyo mpamvu ngomba kukitaho nkakibungabunga, kugira ngo ejo n'ejo bundi kitazagira ikibazo gikomeye cyane nkaba nahomba ibintu byose nkamera nkayangata imena. Ibi rero nibyo aba bantu bakagombye kuba bitaho bagakoresha. Twagiye twumva hari za Salama zigeze kuba zakaka ibyangombwa, ariko nyuma yaho batangira gukora ibindi bintu bigize biti ibindi bintu bidasobanutse. Rero ugahita wibaza aba bantu babazi icyo bita business, cyangwa ni ukwiyitirira kuvuga ngo ngewe mfite impano yo gukora business, cyangwa ngiye kubona kwinjira mu murimo, ariko bikaza kurangira ibintu bibaye ibindi bintu. Urumva ko byaba atari ibintu byiza cyane mw'abantu mwe, byaba atari ibintu byiza cyane kubyuka ukumva itangazo warubatse uruganda nka rwa ngufu, ukabona itangazo nka ririya riraje, byanze bikunze riba ari itangazo nagereranya nk'itangazo ry'incamugongo, kubera ko kuribona ukaba ati ndahagarikiye business nk'iriya. bavuga ko hariya ziriya nzoga ni inzoga zinjiza akayabo k'amafaranga byanze bikunze, ariko nanone wazinjiza akayabo k'amafaranga ntabwo bivuze ko leta ishobora kuzirebera urubyiruko rumwe genda ruzipfana, kuko urumva niba mu gihe kitarenze amezi make cyane abantu barenga 50 cyangwa abana barenga 50 b'urubyiruko bari kuri dialyse, byanze kumva wumva ari ikibazo gikomeye cyane. Niba wumva abantu 100 bose barapfuye, uhita wumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Niba ugerera hira ku kigero ugasanga abantu barenga hafi 50 bose, ni ibibazo gusa biturutse kuri inzoga, nagereranya ko ari inzoga akenshi cyane zica abantu ku rwego rwo hejuru. Urumva ko ibibazo biba bikomeye cyane mw'abantu mwe, niyo mpamvu tuba tugomba tukavuga duti reka tuzirwanye, wenda twivuye inyuma kure ko ari urubyiruko ejo bundi n'ejo bundi twagira wenda bakazana ibinyobwa bizima. Ariko ndavuga ni buriya nk'abo ngabo bareba bafite izi nganda zikora ibintu, bashobora kuba bahita bavuga bati noneho twebwe turahinduye inzoga, urumva zigiye kuba zitazikurwa ku isoko. Niba ari uzifite iwawe tayari bamaze kuba bagiye utamaze kuba wahomba, ntabwo izo nzoga zikizize zite, ntabwo izo nzoga zikemewe ku isoko kuba wagira umuntu uyiha urayimuha imugireho ingaruka ikomeye cyane. Ibyo nabyo bigahita biba ikibazo gikomeye cyane, ko ushobora kuba wabihanirwa mu gihe hatanze ikinyobwa nk'iki ngiki. Rero itangazo ni iryo rya FDA yamaze kuba isohora. Ubwo ngubwo ibindi navuga nti reka dukomeze dutegereze turebe ese koko aba bangufu baraza kuba bahindura batangiye kwingira amawayini, ndetse n'abaho kwa NBG ubwo n'ubundi nabo batangire kuba bahindura batangiye gukora ibintu bizima. Reka tunasoreza ngaha tukomeze twigenda tubasaba ikintu kimwe, ni ukujya umunsi ugakora subscribe, ubundi ukajya hirya gake cyane ukora kwa ako kamenyetso kagakumwe, ubundi ugatujya munsi ugahita wandika igitekerezo cyawe uko ubyumva. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.